Reka ngushimire nguhe ikaze nanone wo ukunda ibiganiro byacu aho waba uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye bigize iyi si yacu. Icyo gihe niba ubyibuka neza, uyu ni Generali Muhoozi Kainerugaba, ni umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za UPDF hariya muri Uganda. Uyu nguyu yigeze kuba atangaza ku rukuta rwe rwa X ko agomba kugirira uruzinduko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe abantu ntabwo babivuzeho rumwe, bakaba baravuga ko uyu mugabo arimo kubeshya kubera ko hari igihe ajya atangaza ibintu ariko akaza kwisubira inyuma yaho. Hanyuma rero kugeza amagingo aya ngaya nk'uko biri kuvugwa, ni mu ijoro ryashize cyangwa se ni ku munsi w'ejo hashize ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, uyu mugabo Generali Muhoozi Kainerugaba yaje kuba agaragara ku kibuga hariya i Kinshasa nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Ariko mbere y'uko ahagera ngo akaba yabanje kohereza ingabo zigera ku 100 zose mu gisirikari cya UPDF. Ibi byaba bishatse kuvuga iki? Kubera iki yaje koherezayo izi ngabo mbere y'uko agera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Yaba yikanze iki? Ntabwo yizeye Perezida Felix Tshisekedi? Nawe icyo ngicyo ushobora kukibaza. Icyo usabwa ni ukomeza kubana nanjye kugira ngo nze kukuvira imuzi n'umuzingo icyabiteye. Ikindi aza kuba nkubwira rero ni uko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano ikomeje mu bice bya za Masisi nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ni ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 twabikugejejeho ko M23 n'ubundi yakozanyijeho na coalition ya FARDC ni mu bice bya teritwari ya Karehe ndetse na teritwari ya Walungu. Ibi ngibi rero bikaba byaravugwaga ko izi ngabo za M23 mu mirwano zari zihanganyemo na coalition ya FARDC basubije inyuma ibi bitero coalition ya FARDC yari yabagabyeho. Kugeza ubu ngubu rero nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa, hakaba haraguyemo abantu benshi, haguyemo abasirikari benshi, haguyemo abasivile benshi. Uyu munsi rero n'ubundi hari igitero cyangwa se n'imirwano yaje kuba ihanganisha coalition ya FARDC ndetse na M23 za Masisi. Bashakaga kwinjira ngo berekeze Masisi centre, hanyuma bakomeze bagere za Rubaya hari ubukungu cyangwa se amabuye y'agaciro. Yewe nkaba navuga ngo niyo ndiri y'amabuye y'agaciro nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ni mu duce rero twa Bambo nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, tujye kuba tubigarukaho mu kanya cyazubwa no gukomeza kubana nanjye. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira rero nuko Igoma hahiye hafashwe n'inkongi y'umuriro, hanyuma polisi y'u Rwanda niyo yihutiye kujya kuzimya. Abantu rero bakaba barimo kwibaza bati kubera iki abandi cyangwa se nka MONUSCO cyangwa se nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itatabaye ngo izimye uwo muriro, hanyuma polisi y'u Rwanda akaba ariyo iza kuzimya. Ariko nta cyiza nko guturana nk'u Rwanda cyangwa se kugira umuturanyi mwiza nk'u Rwanda. U Rwanda rwatabaye bwangu hanyuma ruzimya uwo muriro. Abaturage bakaba bari barimo kwishimira cyangwa se bashima ubuyobozi bw'u Rwanda muri rusange. Ariko tukajya tugasubira inyuma, ese baba bibagiwe igihe bari gutera polisi y'u Rwanda amabuye, cyangwa se baba bibagiwe ubwo bafataga amapine ku manywa y'ihangu bagatwika mu muhanda abavuga ikinyarwanda cyangwa se abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya Igoma? Abaturage rero bibagirwa vuba, niko abantu bagiye bavuga. Ariko nanjye nkaba nabigaruka nkavuga ni ese abaturage ni muri ba mugiyo bijya? Kugeza amagingo aya rero polisi y'u Rwanda niyo yaje kuba itabara. Hanyuma rero ikindi aza nkubwira nuko SADC irimo gutaha. SADC rero ikaba irimo gutaha n'abasirikari ndetse n'ibikoresho. Kuki SADC idashaka no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Niba ubyibuka neza mu masezerano bafite cyangwa se bafitanye na M23 nuko bagomba kumara igihe kingana n'ukwezi kwa gatanu hara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba batashye bavuye hara Igoma. Ese kuki SADC idashira? Tujye kuba tubigaruka mu kanya. Usabwa no gukomeza kubana nanjye, gusa gutera agatebe hirya ngo nanjye ntera kandi hano ufite n'agasambu kazano gasase hano hagati yacu. Hanyuma twicare dusasanwe turebe ibiri kubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Namaze kuguha ikaze. Nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa, ni uruzinduko rw'uyu mugabo, ni Generali Muhoozi Kainerugaba, ni umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yagiriye hano i Kinshasa. Abantu rero baje kuba bavuga ku mbuga nkoranyambaga, benshi ntabwo bari kubyumva kimwe.
igituma batabyumva kimwe ni ikihe? Ni uko General Muhoozi Kainerugaba mbere y'uko agera hariya ku kibuga cya Njiri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje kubanza kohereza abasirikari ngo bagera ku 100. Aba basirikari bagera ku 100 bavugishije benshi. Abantu barimo kwibaza bati ese ni ukubera iki uyu mugabo yaje kuba yohereza aba basirikari mbere y'uko agera hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga? Nta kindi kintu cyabiteye ngewe naje kuba mbona, ubwo ni ku ruhande rwanjye, ubwo nawe wenda ufite ukuri kubyumva ku ruhande rwawe. Uyu mugabo niba ubyibuka neza, mu minsi yashize byavugwaga ko ari ku ruhande rwa M23. M23 nyuma yaho yakiriye Joseph Kabila ku itariki ya 25 bishira kwa 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025, yahise atangaza ko atakiri kumwe na M23. Atangira kugaragara ku mbuga nkoranyambaga asa n'ushigikiye Perezida Felix Tshisekedi, asa n'uri ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi, avuga ko azamurwanira amanywa nijoro, cyangwa se yatanga ikiguzi cyose byamusaba kugira ngo Perezida Felix Tshisekedi hatagira uhungabanya ubuzima bwe cyangwa se ubutegetsi bwe. Ibi ngibi rero byateye abantu urujijo. Ikindi kintu gishobora kuba gituma mvuga ko atizeye umutekano hano i Goma, hano muri Kinshasa, niba ubyibuka neza, uyu mugabo Perezida Felix Tshisekedi arinzwe n'abameriseneri. Abameriseneri cyangwa se n'abanyakiraka, cyangwa se wenda abantu navuga ngo ashobora kuba hari nk'umusirikare ushobora kugenda akamugambanira akavuga ati ni cya gihungu cya Museveni, bagahita bamwishyura. Hariya muri Kongo nta kindi kintu gikora ni ifaranga, genda uturangiriza umusenzi, agahita agenda akarangiza misiyo. Niba ubyibuka neza, ADF irwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni iracyari hariya ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. UPDF yagiyeyo igiye kuyirwanya. ADF nayo ishobora kuba yagira gutya igakora agatendo. Ikindi abantu bari kuvuga gishobora kuba gituma yaba atizeye umutekano we, niba ubyibuka neza, Kongo yigeze kuba ishinja Uganda ko ari navuga ngo n'abafatanyabikorwa, cyangwa se nabo ni ukuvuga ngo bafatanya n'u Rwanda mbese mu gutera igihugu cya Kongo. Icyo gihe byigeze kuba byabaho, uyu nguyu Felix Tshisekedi avuga ko u Rwanda na Uganda bafatanyije. Ibi ngibi rero byose ntibishatse kuvuga ko uyu mugabo Muhoozi Kainerugaba yagombaga kuzana umufurira, umutekera, umucungira umutekano aho agiye, umusasira, cyangwa se niba aryamye abagomba kumurinda. Icyo tutaramenya ni uko tutaramenya ngo aramara igihe kingana gutya. Hanyuma ubwo uyu munsi tuvugana turi ku itariki ya 21, akaba agomba kubonana na Perezida Felix Tshisekedi bakagirana ibiganiro. Nabyo turaza gukomeza kugenda tubikurikirana, hanyuma tumenye ngo baganiriye iki, cyangwa se bimeze gute, biri kuva he, biri kujya he, ibijya mbere mbese ni ibihe. Ariko icyari kiriho wenda nashatse kukubwira ni ibyo ngibyo. Nabo basirikari 100 babanze kugaragara ku kibuga cy'indege, mu gihe uyu mugabo nawe yari arimo kwitegura urugendo aza, atarahagera bagera ku 100. Byatumye abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga, bavuga amagambo menshi, bavuga bati ese ni ukubera iki, bishatse kuvuga iki, ese kuki abasirikari 100 ni benshi? Ngayo nguko nawe ushobora kugira icyo wibaza, ariko ngiye ku ruhande rwanjye uko nabyumvaga, cyangwa se ngiye ukunze kuba ndi hafi, cyangwa se nkurikirana ibijyanye na politike hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hano muri Uganda, hano mu Rwanda, mu Burundi, cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, nicyo ngicyo nabashije kubona. Ubwo nawe niba hari ikindi ufite ushobora kuba watanga nk'igitekerezo, ucyandike muri komantere. Ni igiki cyatumye
uyu generali Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, mbere y'uko agera ku kibuga cya Kinshasa mpuzamahanga, yabanje kohereza abasirikare bagera ku 100 baturutse muri UPDF. Hanyuma reka dusimbukire ku yindi nkuru rero ikiriho, ni imirwano iri gukomeza kuvugwa mu bice bya za Masisi. Ahangaha nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho, muri za Rubaya kugeza amagingo aya ngaya ni ahantu hari ubukungu cyangwa se amabuye y'agaciro ku rwego rwo hejuru. Hagenzurwa nande? Hagenzurwa na M23. Twigeze kuba tubigarukaho, twabigarutse mu biganiro byacu tureba tuvuga ukuntu M23 yarwanye ikahakura coalition ya FARDC bari barahagize ahabo, niko navuga, bacukura amabuye umunsi ku munsi. M23 igira gukirazira bakubita, irabashwiragiza, baragenda. Aba rero bashaka n'ubundi kugira ngo bongere bahisubize, banyuze hano za Masisi mu mujyi, Masisi centre, bagakomeza noneho berekeza aho ngaho za Rubaya, ariko kugeza amagingo aya ngaya ntabwo byabashobokeye. Imirwano bahanganishije uyu munsi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 ntacyo yagezeho. M23 yabasubije inyuma. Nibyo nari nakubwiye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu n'ubundi habaye imirwano mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Walungu ndetse no muri teritwari ya Karehe. Ibi ngibi nabyo bikaba byarasize amaraso menshi amenetse nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Nabyo ni ukuvuga ngo coalition ya FARDC yashatse gushotora ngo yigize M23. Urumva ni kwa kundi baba bashaka kubakura muri ibyo birombe nyine, cyangwa se kuri ya gahunda ya Perezida Felix Tshisekedi bafitanye yuko bagomba kurwana bakigizayo M23 mu bice bafashe. Nabwo barashotoye, M23 ibacanaho umuriro n'ubundi ibasubiza inyuma. Kugeza ubu ngubu navuga ngo ntacyo bagezeho. N'uyu munsi rero niko byagenze, n'ubundi yabasubije inyuma, ntacyo bagezeho. Abapfuye ni benshi uretse ko tutarabimenya ngo hapfuye abangana iki, ariko uko byagenda kose mu binyamakuru biri buze kwandika turaza kumenya ngo hapfuye abangana iki. Ibyo tuzabibagezaho mu biganiro byacu biri buze kuza uyu munsi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Hanyuma rero ikindi wenda nakubwira ku bijyanye n'iyi mirwano iri kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bakomeje kugenda bibaza bavuga bati ese kubera iki M23 itagira ngo ikuremo Uvira hakiri kare? Ese habura iki? Kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ngo iracyategura inzira ziyemerera gufata Uvira. Ni inzira zitarafunguka, ni inzira zitarategurwa kugeza ubu ngubu. Hanyuma ikindi wenda nakubwira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mazi imisi uhereye ku itariki ya 23 ubwo Joseph Kabila yavugaga imbwirwaruhame n'ahantu hatamenyekanye, tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, avuga ko agiye gutaha akagaruka hano mu mujyi wa Goma, avuga etape zigera kuri 12 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bwagakwiye kwifashisha kugira ngo bubake igihugu cyamaze gupfa, harimo no kurandura umutwe wa FDLR n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, no kwirukana abamerceneri nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma nyuma y'iminsi 2 yonyine ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 bishaka kuwa 26 z'ukwezi kwa gatanu, byaje kuba bitangazwa n'ihuriro AFC 23 twirwana ko Joseph Kabila amaze kugera hano ku butaka bwa Goma, bamaze no kumwakira biri official. Nyuma y'aho ku itariki ya 28 Joseph Kabila yatangiye ibikorwa bye bya mbere byo gusura, aho yasuye ikigo cy'imyitozo cya Rumangabo cya M23 icyarizamo izi ngabo zigiye kwinjira mu gisirikare cya ARC nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho. Niba ubyibuka neza ku itariki ya 29 yahuye n'abahagarariye amadini n'amatorero
ibyo twabigarutseho. Ku itariki ya 30 yahuye n'abayobozi gakondo, ibyo twabigarutse. Ku itariki ya 31 yahuye n'intiti zo muri kaminuza, ubwo ni abarimu ndetse n'abadiregiteri cyangwa se abayobozi ba za kaminuza. Kuri uwo munsi ari naho yahuye n'itsinda ry'abagore bahagarariye abandi. Urabyibuka nabyo twabigarutseho cyane, tubivugaho cyane mu biganiro byacu byatambutse. Muri iyi minsi rero yaramaze iminsi n'ubundi ari kwakira amatsinda agiye atandukanye mu rugo rwe hariya Ikinyogote. Nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye, abantu bakavuga bati ariko kubera iki Joseph Kabila tutaramubonana na Sultan Makenga? Ese kuki Joseph Kabila wageza no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tutaramubonana na Liyetona Koloneli Wiringoma? Abantu icyo kintu bakakibaza, yewe nanjye icyo ngicyo narakibazaga, ariko kugeza amagingo aya ngaya nakubwira ngo igisubizo cyaba cyamaze kuboneka. Igisubizo cyamaze kuboneka ni ikihe? Ni uko Joseph Kabila byamaze kuba bitangazwa ko amakuru mfite atariho ivumbi cyangwa se amakuru atosoye, umugani w'abarundi, ni uko Joseph Kabila yagiye mu myitozo, agomba nawe gutyazwa. Ni mu kindi kigo cy'imyitozo cya M23 kiri ahitwa za Nyongera. Uyu mugabo niho ari, niho yagiye gutyarizwa, cyangwa se niho yagiye kongera kugarukira Imana. Reka dukoreshe ayo magambo kugira ngo abantu baze kubyumva. Iyo umuntu muri Kiliziya Gatolika yari umukristo akaza kugira gutya akava mu idini ya Katolika akajya wenda mu idini y'abapente, itorero ry'abapente, iyo ashatse kugaruka y'amasakramentu ntabwo bongera kumubatiza bwa kabiri, ahubwo ikibaho agarukira Imana. Kugarukira Imana ni ukuvuga ngo ni ugukomorerwa amasakramentu. Isakaramentu rya batisimu kubera akaba yararihawe ntabwo bongera kurimuha, ahubwo andi masakaramentu aba atari yagahabwa, wenda nko gushingirwa, ugukomezwa se, ukarisitiya se akongera agakomorerwa agahabwa ukarisitiya, gutyo hanyuma agaterwa n'amazi y'umugisha. Niko kugarukira Imana. N'uyu mugabo rero nawe uze kubifata gutyo, kubera ko yigeze kuba ahangana n'aba bagabo navuga ngo ni M23, igihe ari ku butegetsi bamusaba nk'ibyo bari gusaba Perezida Felix Tshisekedi ntabibahe, akarinda kuva ku butegetsi atabibahaye. Murabyibuka neza intambara yabaye muri za 2012 na 2013 gutyo, ubwo M23 bayishwanyaguzaga neza bakayigira uburere. Bamwe barahunga baragenda bajya mu birunga, abandi bajya mu bihugu by'abaturanyi. Kugeza ubu ngubu cyangwa se kugeza uyu munsi, navuga ngo uyu mugabo aje kwihuza nabo, yewe byigeze kuba byanateza impagarara mu bategetsi ba Kinshasa, harimo ba Julien Paruku, uyu nguyu minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga, ndetse n'uyu nguyu umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Patrick Muyaya. Ubwo bari bahiye ubwoba cyangwa se imitsi yareze, bibaza umugabo Joseph Kabila bari bazi kuva kera, wagize gutya akaba yahindutse, akaba yagiye kwihuza n'umwanzi ariwe M23. Nyuma ho ntibyarekeye aho, uwitwa Martin Fayulu murabyibuka, ubwo yasabaga Joseph Kabila ngo nave igoma, ngo yagiye kwifatanya n'abicanyi kubarikaniza igihugu n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, ngo iyo ni imigambi mibisha, ngo banze kwibuka inzira y'ibiganiro, ngo iyo ni imigambi mibisha bagiyemo, yagiye kwifatanya nabo. Murabyibuka ibyo ngibyo twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse, wenda mujye musubira inyuma mwongere mu byumve. Uyu munsi rero uyu mugabo utaravuzweho rumwe, kugeza amagingo aya ngaya nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa cyangwa se biri kugarukwaho, uyu mugabo agomba kubanza, navuga ngo ni ukugarukira Imana nk'uko nari nabivuze,
ariko noneho ni ukubanza kumukuramo ibyari bimurimo, kumufuta, reka mvuge gutyo niba naza kubyita gutyo simbizi. Ah? Ni nko kumukuramo ibyari bimurimo bakamushiramo ibyabo. Ngiyo imyitozo uyu mugabo Joseph Kabila arimo guhabwa, tutazi ngo azayisoza ryari. Ubwo namara gusoza iyo myitozo cyangwa se namara kuva aho hantu, ikizakurikiraho ni uko noneho azakirwa biri official, akaba yanahabwa n'umwanya mu ihuriro AFCM 23 twirwaneho. Ashobora kuba perezida wabo cyangwa se wenda agahabwa undi mwanya, ariko kugeza ubu ngubu ataranyura aho hantu, atarongera ngo acurwe bundi bushya, ntabwo yahita yinjira muri M23 gutyo. Hanyuma rero uyu muhango nk'uko biteganyijwe cyangwa se nk'uko byavuzwe, ariko nibiba bigenda biri kuvugwa, ntabwo biraba official, nuko uyu muhango ugomba kuyoborwa na Colonel Nanga ndetse na Sultani Makenga. Uko byagenda kose azaba ari hafi aho ngaho, bamwimika cyangwa se bongera kumuha amasakaramentu bundi bushyashya, cyangwa se yongera kubatizwa bundi bushyashya, kugira ngo yinjire mu ihuriro AFCM 23 twirwaneho ari umuntu mushyashya bashaka, bagomba gukoresha icyo bashaka, bagomba kujyana aho bashaka, akabumva. Ngibyo niyo makuru naba nkubwiye kuri Joseph Kabila kugeza magingo aya ngaya utari wamenye. Ikindi wenda nakubwira ni uko i Goma haje kuba hashya, hanyuma batabarwa na polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda rero irashimirwa, ariko nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa cyangwa se bigarukwaho, abantu bavuze bati hano i Goma hahiye, ariko hagombaga gutabarwa wenda na MONUSCO, niyo yegereye. Ariko MONUSCO ngo yagiye gutabara, isanga ngo bya bigozi cyangwa se ziriya kizimyamoto, imipira ngo barayiciye. Yaciwe nande? Byashyizwe ku mutwe wa FARDC. FARDC urumva nayo ishobora kuba yireguye ku ruhande rwayo, ariko none abantu bakavuga bati ese MONUSCO niba ariko kazi kanyu ko kugarura amahoro cyangwa se gucungira abaturage umutekano cyangwa se kubarinda icyabahungabanya, kuki ahantu hashya mukabura ibikoresho? Ubwo mwari mwicaranye iki? Yewe niba na FARDC yarabiciye ibyo bintu, kuki muticaye muzi ngo ibyo bintu ni bizima birakora, mwebwe mukiyicarira? Abantu bakavuga bati n'ubundi turabizi ibyanyu, kibaraje inshinga n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ntabwo umuturage mumwitayeho. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu bagiye batanga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko nawe ugiye kubireba cyangwa se ugiye no kubisesengura, niba MONUSCO ishinzwe kugenzura cyangwa se wenda kureberera abaturage kugira ngo batagira ikibazo, none umuturage agize ikibazo, agace gafashwe n'inkongi y'umuriro, bagiye kuzana ibikoresho ngo basanga ngo imipira ngo yacitse. Yewe n'ibyo bya bintu bapuriza, navuga ngo ni nk'ibifyuri, niko navuga, nabyo by'ibizi biba birimo imbere muri kizimyamoto, ngo nabyo ntaho byari birimo, ngo byarashize. Urumva bari bafite ibintu by'ibivide gusa. Ese uyu mugore Bintu Keita ko aherutse hano i Goma, niba wenda ari n'ikibazo cyabayeho, kuki batakimugejejeho ngo icyo ngicyo aba yagikosora? Bicare bazi ko bicaranye ibikoresho bizima, ku buryo umuturage isaha n'isaha yagira ikibazo hari i Goma bagomba kumutabara. Ariko ikiriho cyo nta kindi, ni uko icyabo ni ukujya kwicukurira amabuye, ni ugucuruza amabuye, umuturage ntibamwitayeho. Byanagaragaye no kuva kera, no mu minsi ya kera, kuva kera na kare. Imyaka yose bamaze hano i Goma barashinjwa ko nta kintu bigeze bakora. Yewe niba munabyibuka neza, mu bintu byari bizanye Bintu Keita cyangwa se byatumye habaho kutumvikana hagati ya M23 ndetse na Bintu Keita, we ngo yashakaga ko cyangwa se yarimo gusaba M23 ngo mu bice bagenzura baze guha uburenganzira baze guha uburenganzira MONUSCO ngo yigenge. Ubwo ni muri bwa bucuruzi bwabo cyangwa se bwa bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. M23 irangije aravuga iti muzabanze mubaririze cyangwa muzabanze muperereze, ntabwo twabakundira. Ese ubwo nimo wahagenzura none twebwe tuzaba tuyoboye iki cyangwa se tuzaba turi iki kuri mwebwe?
kugeza ubu ngubu byatumye ibiganiro bisozwa bitanarangiye biturutse ku kutumvikana kwa M23 ndetse na Bintou Keita. Habayeho guterana amagambo hagati ya Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki n'uyu mugore Bintou Keita. Kugeza ubu ngubu rero ikiriho, uyu mugore ava hano i Goma ngo yahavuye yemeye cyangwa se avuga ati ihuriro AFCM 23 twirwaneho, ibyo barimo nibyo, ibyo bari kurwanira nibyo kandi bazabigira. Ariko abandi bakavuga bati uyu mugore ni kirumira habiri, kuko iyo ari ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi, iyo ari iruhande rwe ajya ku ruhande rwa Perezida Felix Tshisekedi, iyo ari kumwe na M23 akajya ku ruhande rwa M23. Ati ntiwamenya aho bahagaze, ariko nta kindi baba bareba inyungu bari gukura muri biriya bice barimo, cyangwa se mu bucuruzi bw'amabuye bagenda bakora muri ibyo bice bakambitsemo. Umuturage rero ni zero kuri bo. Icyo bashize imbere ni iki? Ni ifaranga. Icyo bashize imbere ni iki? Ni ibuye. Urumva M23 niba yaragize gutya igahita ifata kino gice bacukuramo amabuye bagenzura, urumva ntabwo bagombaga kongera kwigenga nk'uko bigengaga. Bivuze ngo M23 navuga ngo yabakandagiriye inyanya cyangwa se bafungiye amazi n'umuriro, ntabwo bisanzuye. Ibyo bari kwisaba rero M23 ntabwo yabemerera. Rero ikindi rero kibyemeza ni iki ngiki cyabaye cy'uko i Goma hahiye. MONUSCO niyo yagakwiye kuba izimya iyi nkongi y'umuriro, ariko ntiyayizimya, ahubwo batabarwa n'u Rwanda na polisi y'u Rwanda. Abaturage rero tukaba tutese bibagiwe ukuntu bafataga ifoto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, bagafata isanduku, bagafata n'iki, barangiza ngo bagiye kumushyingura. Ese bibagiwe ukuntu uyu Constantin Mutamba uri mu mazi abira, uzira kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika, agomba kuba kagereza Kisangani mu ntara ya Chopo, yavugaga ngo bagomba kurwana, ngo u Rwanda bakarugira intara ya 27. Ese bibagiwe igihe hari kuba imikwabo, abaturage bagoma bafata amabuye bagatera polisi y'u Rwanda hariya mu muhanda hari igoma hari ku mupaka. Ibyo ngibyo niba mwarabyibagiwe, mujye mwongera musubire inyuma, mwongere mwiyibutse. Ariko noneho uyu munsi ngo bari gushima bati ninde wabafashije? Ni u Rwanda, ni u Rwanda, ni u Rwanda rwose nirwo rwajimije uyu muriro. U Rwanda turashima Perezida Paul Kagame. Ariko nyagasani we aka kanya muribagiwe abaturage ni ba nyamugiyo bijya. Abaturage ni ba nyamugiyo bijya pe aka kanya. Ariko ku ruhande rumwe nsebye, ni byiza rwose kuba bari gushima. Ikindi kandi polisi y'u Rwanda yagaragaje igikorwa, navuga ngo ni igikorwa cy'ubupfura. U Rwanda rwagaragaje urwo ruri rwo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma MONUSCO rero ngo yaje kuba yigamba ku mbuga nkoranyambaga zayo, ngo ivuga ngo niyo yazimije umuriro. Abandi bati mwebwe muravuga ngo mwazimije umuriro, amafoto singaya, singiyi polisi y'u Rwanda. Kwa kundi polisi iba yambaye umwenda ariko hariho ibendera ry'u Rwanda. Bati singaba sibo bari kuzimya umuriro, sibo mwe mwawuzimije hehe? Ibikoresho byanyu ko mwavuze ko byapfuye byakize ryari? Ko mwavuze ko nta mazi yarimo yo gucucira mwashizemo ryari? Mwayakuye he? Noko ngibyo ibya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi rero nakubwira nuko SADC irimo gutaha. SADC rero ikaba yatashye n'ibikoresho. Hano akavuga batari ko SADC kukidashira hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. SADC kuki idashira hano ku butaka bwa Kongo? SADC ishaka iki? Batashye rero n'ubundi n'ibikoresho. Abo ngubu rero abantu ntabwo ibingibi bikibashishikaje byo kuvuga ngo SADC yatashye. Tuzajya tubivuga abantu babimenye, n'amakuru bari kugenda acacara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ariko kuvuga ngo SADC yatashye ntabwo bikiri inkuru. Nta nkuru ikirimo no kubimenya gutyo gusa. Ikiriho cyo nuko bamaze imisi bari gutaha ari abasirikare, ariko none uyu munsi hatashye ibikoresho n'abasirikare bari bafite ibikoresho koko mwaka byaramwe. Abangaba bari bazanywe n'intambara. Ikiriho cyo niba ubyibuka neza,
perezida Felix Tshisekedi avuga ngo azasaba inteko ishinga amategeko ngo hanyuma ngo ashyire ibirindiro bye hariya i Goma ngo arase Kigali akora ubutegetsi bwa Kigali, igihe na nyina nawe yabivugaga ati mwana wanjye utegereje iki, wabombariza ugakuraho ugahanagura ko Imana izongera ikarema abandi cyangwa ko hazavuka abandi, cyangwa niba utabishoboye urebe uha uburenganzira, agira ati abikore avane ibintu mu nzira, asibe Kigali akureho Kigali, asibe ahanagure. Murabyibuka, uribuka uyu nguyu Evariste Ndayishimiye perezida wa Burundi avuga ngo ngarega intambara ngo ntabwo ari ngo ntabwo ari iya Kongo ngo na M20 ngo ni iy'akarere kose. Urabyibuka bivuga muri speech ze, bari bafite icyo bizeye cyangwa se hari icyo muri bo batekerezaga cyangwa se hari umugambi bari barapanze. N'uyu nguyu rero turimo kubona wafayirinze. M23 bagomba kuyigizayo, bayigiza bagakomeza bazana hano mu Rwanda bagakura ubutegetsi bwa muzehe. Aho rero maze iminsi ndi no kubona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ngo muzehe ngo yitabye Imana, bamubika ngo ararwaye ngo ikibi, bya bindi nyine byo guharabika byo ariko uyu munsi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 ngira ngo yaje kuba agaragara mu ruhame mu muhanda ahantu arimo gusuhuza abaturage. Ibi ngibi rero byaje gukuraho urujijo cyangwa se abavugaga ko ngo atakiriho, cyangwa se bavugaga ko ngo arwaye. Hari abagiye bamubika i Burundi, narabibonye bandika ngo ripo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame muzehe wacu, bamubika ngo yarapfuye. Ubundi abarundi muri bazima, ikibazo mufite ni ikihe? Hanyuma rero wenda ikindi naza kuba nkubwira nuko hano mu Rwanda uyu nguyu ni Ingabire Victoire yaje kuba atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, hanyuma akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Uyu nguyu rero arashinjwa kuba arimo gukorana n'imitwe yindi ishaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame. Uyu mugore rero akaba afite n'ishaka ritavugwa rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se ritemewe hano mu Rwanda, ni Darufa Umurinzi. Uyu mugore rero akaba yarakunze gucisha ibiganiro kuri YouTube, ku muyoboro wa YouTube, hanyuma nabo yagendaga akorana nabo cyangwa se bavuganaga nabo. Bindi bikavugwa ko uyu mugore ngo aherutse kugaragara ari mu kiganiro ashigikiye Wazalendo, ngo ibyo barimo ngo nibyo, ariko ibyo ni uburenganzira bwe, agomba kuvuga uburenganzira bwe. Ariko noneho sinumva umuntu ushobora kwicara akavuga ngo Wazalendo ibyo iri gukora ngo nibyo. Sinumva umuntu ushobora kwicara akagirana inyandiko na FDLR yasize ikoze amahano hano mu Rwanda. Sinumva umuntu ushobora kuba yakwicara akavuga ngo ashaka kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda, yaramaze kugira gute, yaramaze kugaragaza ko adashaka ko u Rwanda rubaho. Ubwo ni mu mugambi wo kwifatanya n'abadashaka ko u Rwanda rukomeza kubaho, rukomeza gusavayivinga. Ibi ngibi rero byatumye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bahaguruka baravuga. Ibi ngibi byatumye abantu ku mbuga nkoranyambaga bahaguruka barasakuza. Ariko ikiriho cyo, hari abashyigikiye uyu mugore Ingabire Victoire, hari abari kumuvugira, hari abandi bari kuvuga bati nabambwe, abandi bakavuga ko ngo abo bantu bari kuburanishwa aribo bamutayemo cyangwa se twavuga niba bamushirishijemo. Hanyuma bituma rero urukiko rumuhamagaza ngo ajye kwisobanura. Bamaze kubona ko cyangwa se mu byo yari yireguye akimara kugera mu rukiko, urukiko rwaje kubona ko agomba gukorerwa iperereza. Hanyuma rero babishyikirije RIB ibona ko uyu mugore atakorerwa iperereza, ari hanze, agomba gutabwa muri yombi agakurikiranwa afunzwe. Uyu mugore rero akaba yari hanze, ariko ku mbabazi yahawe na perezida Paul Kagame muri 2018. Ngibyo ngayo nguko izo nkuru nuko nguko zimeze. Hanyuma rero ikindi wenda nakubwira nuko hano mu Rwanda
abofisiye b'abapolisi bakuru basoje amasomo mu ishuri rikuru rya polisi y'u Rwanda riherereye mu karere ka Musanze, barimo abahawe ay'umwaka yo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no gutegura gahunda no kuzishyira mu bikorwa nk'abofisiye bakuru. Abarimo abahawe aya mahugurwa cyangwa se aya masomo na Kaminuza y'u Rwanda mu bijyanye n'amahoro no gukemura amakimbirane, ndetse baraza no guhabwa impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Abandi bo baraza guhabwa impamyabumenyi y'amasomo bafashe ariko mu gihe gito mu bijyanye n'imiyoborere. Nabo bahawe aya masomo na Kaminuza ya Africa Leadership. Ibi ngibi rero tubyita ni post graduate diploma in strategic leadership and management. Hanyuma rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, bakaba baraturutse mu bihugu bigera ku 9. Abangaba rero ni 34 senior police officers. Uyu muhango rero ukaba wayobowe na Minisitiri Dr Vincent Biruta. Hanyuma ni ku nshuro ya 13 cyangwa se n'icyiciro cya 13 nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Abangaba rero bahawe cyangwa se basoje aya masomo cyangwa se bahawe izi mpamyabumenyi ni 20 mu nzego z'umutekano z'u Rwanda, zirimo polisi y'igihugu, ab'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza ni NICC, hanyuma ab'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ab'urwego rushinzwe igorora RCS, na 14 baturutse mu bihugu bya Afurika birimo nka Botswana, Centrafrica, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibia, Somalia, South Sudan n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ibi rero bikaba ari byiza niba ubyibuka neza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 mu ishuri rikuru rya Nyakinama rya gisirikare riherereye mu karere ka Musanze, naho hakaba harasoje abandi bagera ku 108 baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afurika ndetse no muri Jordani. Abangaba rero harimo nk'abo muri Uganda, muri Somalia, muri South Sudan n'ibindi bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye basoje amasomo hano mu Rwanda bari kumwe n'Abanyarwanda nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ibi ngibi rero bikagaragaza iki? Bikagaragaza uruhando mpuzamahanga u Rwanda ruhagaze rute mu bijyanye n'umutekano mu bya gisirikari ndetse no muri polisi, ruhagaze rute. U Rwanda nirwo ruri gutanga amasomo, abantu barava mu bihugu byabo ku mugabane wa Afurika bakaza gushaka ubumenyi hano mu Rwanda, ubumenyi bijyanye na gisirikari, ubumenyi bijyanye na polisi. Kaminuza bakiga kaminuza hano mu Rwanda, hanyuma u Rwanda rukaba rucunga umutekano ariko rugasagura n'ibindi bihugu. Urugero Centrafrica, abasirikari bagiye mu butumwa bwo kugarura amahoro cyangwa se polisi nibo barinda Archange Touadera. South Sudan ngira ngo murabizi ko bagiye kugarura amahoro. Hano za Mozambique murabizi ko ingabo za RDF zagiye kugarura amahoro mu bice byari byarigaruwe n'ibyihebe hariya muri Mozambique. Ibi byose rero nibikwereka u Rwanda aho rumaze kugera cyangwa se iterambere rumaze kugeraho mu bijyanye n'igisirikare ndetse na polisi. Ibi ngibi rero bikaba ari byiza. Babandi rero baba bakuvuga ngo u Rwanda ngo iki, bashaka kurusebya, umugani wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, bashaka kurenga umurongo utukura bagomba kugira aho bagarukira, kuko isaha n'isaha bashobora kutazamenya ikibakubise. Hanyuma rero ikindi nakubwira wenda nuko no mu yandi mashuri hano ku mugabane wa Afurika, niba ubyibuka neza, hari abanyeshuri basoje amasomo yabo muri Kenya, twabigarutseho cyane. Hari abasoje amasomo yabo muri US Coast Guard Academy, twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse.
ndetse hari n'abarangije muri Jorodani, nabyo twabigarutseho niba ubyibuka neza mu biganiro byacu byatambutse. Ibyo ngibyo tubirebera hamwe tukuvuga tuti nubwo hari abaza gushaka ubumenyi hano mu Rwanda, ariko noneho hari n'abandi nabo bava hano mu Rwanda bakajya gushaka ubumenyi mu bindi bihugu bya Afurika. Harimo nka Koloneli Patrick Nyirishema wasoje amasomo ye hariya muri Kenya ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Hanyuma ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, abanyarwanda bagera kuri babiri barimo Majoro Hippolyte Muvunyi na Majoro Emmanuel Rutayisire nabo basoje amasomo yabo ya gisirikari hariya muri Kenya. Ni umuhango witabiriwe n'uhagarariye inyungu za gisirikari hariya muri Kenya, akaba yitwa Celestin Kabanda, ni Koloneli Celestin Kabanda. Ibyo nabyo twabigarutseho. Hanyuma ikindi, hari umunyarwandakazi witwa Uwamahoro Janet, ni Liyetona Uwamahoro Janet, nawe wo mu ngabo z'u Rwanda RDF. Abo bose nkubwe nabo mu ngabo z'u Rwanda RDF. Nawe yasoje amasomo ye mu bijyanye n'ubushakashatsi ndetse n'ubusesenguzi bw'amakuru muri West Coast Guard Academy muri USA. Ibi ngibi nabyo twabigarutseho. Ni umuhango nawe witabiriwe n'umuyobozi uhagarariye u Rwanda muri Loni. Twabigarutseho cyane nabyo. Niba ushaka gukomeza kureba amakuru yacu, ujye usimbukirayo ujye kubireba mu biganiro byacu byatambutse. Hanyuma ikindi, ku itariki ya 16 rero muri Jorodani hari uwitwa Majoro Faustin Keve Kayumba, nawe wo mu ngabo z'u Rwanda. Ni umwe mu bofisiye bakuru muri 280 bahawe impamyabumenyi ku nshuro ya 65 nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikari, nk'uko nawe yarayamazemo umwaka mu ishuri rya gisirikari rya Jorodani, ni Royal Jordanian Command and Staff College, ku itariki ya 16 Kamena umwaka wa 2025. Ngayo nguko. Ikindi rero nakubwira ni intambara ya Irani ndetse na Isiraheli. Irani rero yaje kuba igaba igitero kuri Isiraheli, ni mu bice byayo ariko mu majyepfo, ni ku bitaro byitwa Soroka Medical, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Iki gitero rero yagabye, kugeza ubu ngubu biravugwa ko hakomeretse abantu bagera kuri 19, ariko noneho Irani ikaba yavuze ko itari buze guhagarara, irakomeza gusuka ibisasu by'umusubirizo hariya muri Isiraheli. Niba ubyibuka neza, ni intambara imaze icyumweru. Ubu ngubu twamaze gutangira icyumweru cya kabiri. Kugeza ubu ngubu iyi ntambara ikaba yaratangiye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Niba ubyibuka neza, Isiraheli akaba ariyo yashotoye Irani, ikarasa hari imbaraga cyangwa se inyubako cyangwa se inganda za nikeleyeri, nk'uko yakunze kugenda ibyigamba. Yewe ikaba yaranishe n'umugaba mukuru w'ingabo za Irani, uyu nguyu ni General Majoro Bagheri Mohamed, n'abandi ndetse bari bakuriye izi nganda za nikeleyeri, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, bagera kuri 2, ubwo bapfuye ari 3. Hanyuma rero Irani rero ikaba ikomeza kugenda yihorera, ikaba ivuga ko itazigera ituza. Iyi ntambara rero ikaba iri gushaka kuzamo Uburusiya hanyuma na Amerika. Uburusiya bukaba buri gushaka kuza ku ruhande rwa Irani, gufasha Irani ngo ikomeze yihorere kuri Isiraheli yayishotoye. Hanyuma USA nayo ikaba iri gushaka kuza gufasha Isiraheli ngo ikomeze iburizemo umugambi wa Irani wo gukomeza gucura intwaro za nikeleyeri, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa, nk'uko yakunze kugenda ibyigamba ko ngo izifashisha izo ngufu za nikeleyeri cyangwa se ibyo bisasu bya kirimbuzi, igakuraho cyangwa se igasiba Isiraheli ku ikarita y'isi.
mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri USA yatangaje ko igomba kuba yamaze kuba yinjiye mu ntambara ya Iran ndetse na Isiraheli ku ruhande rwa Isiraheli. Ibi ngibi biba bitangaje ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025. Tukaba dutegereje rero turi kureba ngo ese ibi ngibi bizarangira gute? Ese iyi ntambara ni ya gatatu y'isi cyangwa se hari ikindi gishobora kuzabaho wenda gishobora kuzahagarika iyi ntambara? Ni mu gihe iyi ntambara yahise iburizamo iy'Uburusiya na Ukraine bari bamaze igihe kinini bahanganye, bari gupfa uduce turimo twa Crimea ndetse na Kursk, nk'uko wagiye ukomeza kugenda ubitangarizwa mu binyamakuru byagiye bikomeza kugenda bicaracara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ikiriho cyo rero ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran ategerejwe i Geneve mu Busuwisi. Ni mu nama azaba agiyemo. Iyo nama ikaba izahuza ibihugu nk'Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza. Bazaba bari gushaka igisubizo cy'uko hano muri Isiraheli ndetse na Iran hagaruka amahoro bakongera bakumvikana. Reka ngushimire cyane rero, wakoze cyane. Tuzajya dukomeza kubana no mu bindi biganiro bivuga kuri politike yaba hano mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse niyo giterwa inkingi nk'aho ngaho muri Iran tuvuye. Iyi ntambara ikaba imaze kugwamo abagera kuri 639 kuva yatangira ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Wakoze cyane, reka ngushimire. Bye bye.